Umeze gute se? Umva izuba twebwe riratwishe ibishyimbo ariko ndi kubona byareza amasaka nuko. Iyi nakakana karakuze kamaze kwigira hejuru rwose amaze kuba inkumi. Ubu sinzi aho yagiye wasanga yagiye ku muhanda ntago wamenya amaze gukura. Sangwa turabakumbura ako sangwa agenda ntabwo buri kumva ubundi si umuntu muri kuvugana n'indi uri gutuma utanyita umva se mubwire sangwa hari nshaka kukubwira genda bitese umva barunega amatwi sangwa urumva urabizi ubusana ese igipangu usikira aryambwiye ko igipangu ari icyatsi ariko ntabwo bingoye cyane ndabona ko rwose ari hano nze ndebe ibyo ari byo se ni hano ra cyangwa naba nibeshye Bete Imana ishimwe ko nkubonye pena ndimo ndashakisha nshaka iwanyu nahoze mbabarire ntega amatwi subona sinzi ngo nimba bamwaye muri kuvugana ngo ibishyimbo n'iki by'amasaka simbyita wumva ikintu ushaka kubwira ariko buretse umwari ari hese umwari yagiye ku muhanda yagiye ryari nyine ndagira ngo atatwumva yagiye kare ntago ari buze vuba ntago nzijya azira kuko yagiye ku muhanda yibeshya akatwumva buriya nubwo ari gatoya ariko ndagatinya ariko nyine ibyo reka tubyoreka mubwire ntabwo uriya namutinya n'umwana kuri sangwa untega amatwi umbabare kandi ntago ari ubugamba nkuzaniye ntabwo ari ubujajwe nka mukuru wacu mbarumva ibintu nshaka kubwira ubwo uzi ibintu umwari asigaye yirwamo ni ibiki ariko ubwo ushaka kubikira undi mwana oya sangwa ntega amatwi ubusanzwe hari uguzi yego nyine ngira umunwa nyinshi hoya ariko nawe nyine ngira inkuru nyinshi ariko uyu mwanya mbabarira ntega amatwi wumve umwari ibaze ko namusanze ari kumwe n'igihungu ceceka ubu niki sangwa reka nkubwire igihungu nyine gifite ibyanwa byinshi umwari sangwa nabo namubeshyera si ubizi ugurisha kubashya undi mwana nyine cyakora kiriya gihugu nyine bari kumwe shaka ni cyiza cyakoze mana ntabyo uri kumuteranya oya ntabwo ndi kumuteranya ni igihugu gifite ase ntabwo wari wakibona cyane ayo umwari n'umwana umwari mana yanjye birantunguye cyane ntabwo nzi ko ari buze kumufungurira urandise bite saba amakuru yawe umeze neza umeze neza shamaze iminsi mushakisha narakubuze nshakisha njyewe cyane urandise ndakuzi cyane kandi turi abaturanyi ngende umuturanyi wawe ariko njyewe ntabwo nkuzi mu bwa mbere nk'ubundi ndakuzi cyane njya nkubona ujya ku muhanda ujya gukora utuntu ugiye gusenga maybe ushobora kuba wenda gukora cyangwa se wiga sinzi ariko njya nkubona kenshi n'ejo bundi twahora hariya kuri supermarket narakubonye ufite gutya akabaga nakubyibuka akabaga gutya k'umukara ubwo urumva njye ntabyibuka ndikubwira kandi nabwo bwa mbere nkubonye njye ntabwo ari ubwa mbere nkubonye none se amakuru y'imeze umeze ute amakuru ni meza cyangwa uri umujura oya njyewe ubona se n'abajura asa abajura bagira uko basa twakinjira mu nzu mu rugo akaba batuganirira it's okay nta kibazo
ibaze kugira ngo umwari agezaho ngiye kuzajya mucaho aryamanye n'abahungu mu ishyamba. ubwo wabuze ikindi kintu ubeshyira umwari? Urabizi ntabwo namubeshyira. Ibaze aryamye hagati y'amaguru y'umusore, igisore cy'ibyanwa cy'amaso ntamenya, buriya nibwo burere se. Umwari uzi ubaciyeho he? mbaciyeho arahirya mu ishyamba, kandi ndamwiboneye ndanamuvugisha, wenda utagira ngo namwitiranyishe. Ntabwo namwitiranyije, gusa ibi bintu ntabwo ngiye ndimo kubyumva. Cyangwa wabuze ikindi umukino umubeshyira? Ntabwo umwari namubeshyira, kubera ko urabizi ko umwari ni umuvandimwe wacu, ariko sinibaza ukuntu atangiye zirangeso. Umwari ni umwana mwiza, umwari umusiga ku rugo agasigara ku rugo, ntabwo numva ukuntu yatangiye kugenda. Ahubwo se wowe umwari wawe ujya umuganiriza? Ngiye turaganira kenshi. Ngewe se ko n'ubundi ngewe urabizi ko umwari kumugani mba nzi ko byose wabimubwiye, ariko sinibaza ukuntu umwari mbonye nimba ari we nzi tubana muri uru rugo, nge n'ubu byanshanze, ntabwo mbyiyumvisha ko numva bikaze. Mwese ubwo uri kumva njye hari ubugambo nkuzaniye se amagambo umwari musiga ku rugo agasigara ku rugo, nkamusigira ibijumba akarunga agateka. Urwo rugo uri kuvuga wenda biriya bihungu bijya binamusanga. Ujya ubona mu rugo hirwa hasa nabi umwari ahari? Nyine ibyo byo kuba mu rugo haba hasa neza ntabwo mbyitayeho, njye icyo nitayeho ni iriya mico umwari yadukanye mu rugo rwacu, kubona ari kumwe n'abahungu yabaryamye, reka sinavuga biriya bintu ntabwo bisanzwe, ntabwo ngiye kubyumva. Ntabwo muzi gusa icyo mbonye ni igihungu cy'ibyanwa, ni igihungu cy'amaso, ngo mana ngewe biriya bintu simbizi, nazi ubimubaza nutabimubaza. Turamuhana nge avuye hano mu rugo nonaha, avuye aho nonaha umwari arambwira ngo araje ngo agiye ku muhanda, sinifuza sinumva rero waraje nubimubaza atangira avuga ngo ni umunwa wanjye ngiki, ngo ndamuvuga, ngo ndamugenzura, kandi biriya bintu ntabwo tubishaka. Nishimiye ko amaye karibani wanyu, biranshimishije cyane gusa. Ariko ntabwo uransobanura neza, kuko ntabwo ndi kubyumva neza ukuntu wamenye, ukuntu wamenye ahantu. Nyine uracyafite ibintu byinshi byo kunsobanurira, ntabwo ndabimenya neza. Wenda ariko amazina nakwibwira ushobora kuba utanazi ibyo, nk'uko rero nitwa Christian sibyo? So wenda ikintu wahita umenyaho nonaha, ndi umuturanyi, ntabwo nkubonye inshuro imwe pe, nta nubwo ari ebyiri, nta nubwo ari eshatu, nkubonye inshuro nyinshi, ariko ngiye kuva bwa mbere nkubona nahise numva umutima wanjye abantu warikanze. Warikanze cyane, utandukanye n'abandi bakobwa benshi nabonye hano muri kino gihugu. Kandi ufite imitoma myinshi. No, ntabwo ari imitoma, urumva arakunda nakubonye numva binkozeho cyane. Mwese uri hano hafi hehe? Ni hano haruguru, ni hano hafi, ni abaturanyi. Ni ku muhanda wo hepfo. Urabeshya kuko n'ubwa mbere ngiye nkubonye. Okay, nyine birashoboka kuko tutari guhura ahantu henshi hatandukanye, ariko none se iki cyate cyakumbwe sinabasha kumbwira ukuntu nyine umeze, like nyine ubwo y'inzobe nisanzwe nkoze. Hari umushiti wanjye mfite, turangiye hepfo, ariko twabanaga iminsi yashize we yaje kugenda, niyo waje kumbwira nyine ambwira ko waje hano cyane, nakubwiraga mu kanya waje ahantu hora hepfo uje guhaha. Ndambwira mwana uriya mukobwa naramukunze bikomeye, ahita ambwira really? Naramukunze. Ndambwira okay, aba ari haruguru, nimba mushaka kuzajya n'ibyo kumusura cyangwa ibyo kumureba. Ngo mu turazanye? Okay, sinzi nimba muziranye, ariko ngiye n'umushitsi wanjye nyine. Okay. Hanyuma yo kunsobanurira nyine ibyo byose. Uragenzwa n'iki nyine, n'iki ushaka aho n'iki? Ikintu kinzanye hano niho nzanye hano, niho tumye nzanganje yo kureba. Tumva yara hepfo hose wacu nza hano, urumva ne nawe nubwo ntipamu cyane nayo nkisi naje n'abantu bose, ariko ne nahabuze gusa ni wowe nzanye. Nyine ndashaka kumenya byanyabyo ikintu nyamukuru nyine ushaka kugira ngo ubaririze ahantu hose, ubaririza ngewe ngo ngewe uje kureba nyine ikintu cyanyacyo ushaka, nicyo nshaka kumenya. Okay, nk'uko natangiye mbikubwira, ntabwo mubonye ishuri mwiza, nta nubwo arebye, sinigere ko ari kunyumva neza.
yego komora so uracyafite ubuturage maho shambega akanyacyaro niko mwana ese mahusha warahindutse amashanete ibiki byose none ufite ikibuno nyine byarahindutse nyine ntabwo ari uko ari umeze ukiri nta mu cyaro twe twaramenyereye so maho uracyafite ubuturage nk'ubwakeye oya ntabwo bukabije gusa nyine wabaye inzobe ayawe nyine byagorana gusa nyine meze neza nawe se njye meze neza ni byiza nyine munaze nibyo nkubwira gusa nyine njya kuvoma nyine ndajya kurefita nimugoroba gusa ugiye kuvoma n'iki kintu gisa gutya ngo buri katirere have utazanduza have utanyanduza umwana reba nk'ibyo kwita mva ukuntu biba bisa mani ni mu cyaro ese ko wagiye mu mujyi wagirwa ko nyari mu cyaro ni kavukire mani ariko uzi ukuntu Kigali ari heza wasaje nkakujyanayo i Kigali unjyana i Kigali icyaro se kirwaye iki biba nk'ibintu uba wambaye nawe wibuke ko kera nabisubira biba nk'ibi bipira wumva ukuntu bimeze gusa nyine mu mujyi sinasubira mu mujyi uyu munsi ari bunyemere ibyo yigize kabisa. Uyu munsi ari bunyemere ni ukuri kw'Imana. Bushinzwe ari buze. Halo? Sinakubuze umeze ute se? Neza byumvikana ariko ndimo kuza rwose anakuzana ka kantu ukunda. Ndimo ndavuga nyine ndimo kukubwira ngo nakuzaniye ka kantu ukunda ni ukuri. Ntabwo urimo kunyuma? Ni amarezo hano mu bitoki no mu bishanga nyine ariko ndimo kumva. Ariko nanjye nari mfite gahunda. Sheri ndimo kuza ubu ngubu tuvugana ndimo kuza ariko wihangane nubwo nabukereje sibyo? Wanjye umenya ko ndi muhungu uri hano ngo. Niwo hari wenyine. Bagomba gukora nyine uko turimo inzoga iz'umurube impamvu ubundi bafite akazi kenshi ariko ngiye kwitanga. None se wagize vuba ukaza ko amasaha ari kugenda?